buri gihe wirengagiza kandi ugaha agaciro gakiriya nshuti usura ikaguha ibigifite bike, ariko mu by'ukuri ikintu utazi buriya iriya niyo nshuti y'agaciro ufite. Iriya nshuti usura igashyashyana ikakujyana ahantu heza ikaguhereza ibintu kubera ko yiyemeye. Iriya nshuti ntabwo ari iya nyayo. Buriya mu by'ukuri ugenzuye neza wasanga iriya nshuti igukorera ibyo ngibyo. Nuko mu by'ukuri iyo yaje iwawe yakira mu bushobozi bukomeye bwawe ufite, nayo igomba gukora uko ishoboye kose ngo ikomeze ikureshye, bityo ukomeze uyakire nk'uko usanzwe yakira. Ariko mu by'ukuri iriya nshuti igusura ukayakira mu bushobozi bwawe, nawe wayisura ikakwakira mu bushobozi bwayo buke, iriya ni inshuti ikomeye, ntuzayitakaze. Buri gihe ujye uyifata nk'iy'agaciro mu buzima bwawe. Ibyo ukwiriye kumenya hagati aho, ko mu by'ukuri idahereza agaciro ibintu, yihereza agaciro ubushuti mufitanye, ihereza agaciro ubumuntu bwawe ndetse n'ubwayo. Kubera ko iby'ibintu itazi ko binahari cyangwa se itazi ko bibaho, niyo mpamvu yisura ukabona ibyo kukwakira ntacyo biyibwiye. Wasanga amazi, ibigori cyangwa se imyumbati, irakwakira na yombi nta na kimwe yikanga. Ariko iriya wayisura ugasanga yateguye, rimwe na rimwe ugasanga ubushobozi yateguye ntaho buhuriye n'ubushobozi ifite. Iriya nshuti niyo kwitonderwa, kubera ko yo iba yamaze guha agaciro ibintu, ntabwo iba yaguhaye agaciro, yihereza agaciro ibintu byonyine. Niyo mpamvu igihe ibintu uzaba utabifite, uzajya kubona ubona irayoyotse ntabwo uzamenya aho igiye. Ntabwo umuntu ahitamo kwicisha bugufi kubera ko abuze uko agira, ahubwo umuntu ahitamo kwicisha bugufi kubera ko azi uko iminsi igera. Ntabwo ari byiza rero kubona umuntu wese ubonye mu muhanda cyangwa se ahantu ari hose yigendera, wumve ko uko umubona ari kuko mu by'ukuri ameze. Usabwa ni ugutuza no guceceka ukigendera, kubera ko ntabwo uzi uko igihe kiri imbere bizaba bimeze. Umugabo yaravuze ngo nahitamo kumara ubuzima bwanjye bwose nzi ko natunganye, kumara ubuzima bwanjye bwose niyita intungane kandi nariyo. Uyu mugabo yaravuze ngo kugira inshuti ntacyo bitwaye, ariko nugera mu mafaranga nushaka ube wenyine, ntacyo bitwaye, amafaranga azagukorera buri kimwe. Igisani yaravuze ngo urukundo rugira ibyiciro bitandukanye, atari ko urwo nkubwira no niba ugiye mu rukundo n'igitsina gore, tegure ko hari umubare w'amafaranga ugiye kujya uragusohokamo. Urongo icyo usabwa ni ukugira ikofi ebyiri mu mufuka wawe. Yaranavuze kandi ngo mu by'urukundo ntukazanemo amarangamutima ngo ukabye. Ungura mukobwa ugufata nabi akakwereka ko nta kivuze imbere ye, akaguca amazi wamuhamagara kenshi ugasanga ntacyo ari kukwereka, burya nawe ngo ku rundi ruhande aba afite umusore uri kumugira nk'uko ari kukugira. Iri jambo twarisigarana abasore, iri jambo dukwiye kurisigarana kubera ko ririmo ubutumwa.